Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo bakunzi ba Saveur Divine. Imana mu ijuru ibaha umugisha mwinshi kandi Imana ikomeze ibishimire mu bihe nk'ibi ngibi, ibihe bitegerejemo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, dukomeza kwizera, gusenga, kubana n'Imana nk'uko bikwiriye ndetse no kubana n'abantu b'Imana nk'uko bikwiriye, ndetse tuba abana b'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nanone nk'uko bisanzwe twongeye kugaruka kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none turaza kuza kuganira ku insanganyamatsiko cyangwa se umutwe w'amagambo witwa ngo ingorano z'abanesheje. Turaza gusoma igitabo cy'ibyahishuwe n'ibice 22 umurongo waho wa 12 avuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Aya magambo ni amagambo yanditswe n'umugabo bita Yohana, abihishuriwe n'umwami wacu Yesu Kristo, amubwira yuko aza vuba. Aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Haleluya. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana yacu irishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, ubuzima tubayemo cyangwa se imibereho tubayemo, turabyuka mu gitondo tukajya mu bintu bitandukanye, buri wese akabyutswa no gukora ibyo akora. Hari ababa bafite akazi, hari abafite byinshi byo kujyamo byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi turagira ngo tuganire izo ngororano nizi. Buriya tuba dushobora kureba izo ngororano nziza mu by'ukuri z'abanesheje, ariko ndagira nkubwire yuko nta gikorwa na kimwe gikorerwa muri isi kitazagororerwa. Nta na kimwe. Uko witwara kose, uburyo ubayeho, uburyo ukora ibintu, uburyo utekereza, byose bifite ingororano. Imana yacu nishimye. Kandi nta murimo n'umwe, Bibiliya ivuga ngo nta murimo n'umwe dukora utazaza mu rubanza. Ntago iyo mirimo yose izaza mu rubanza kugira ngo tuyihanirwe, ahubwo izaza mu rubanza kugira ngo igenzurwe, ihabwe ingororano. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ibidakwiriye bizahanirwa, ariko n'ibikwiriye bizahererwa ingororano. Imana yacu nishimwe. Kristo rero aravuga ngo ndaza vuba. Umuntu wese wizera Imana, umukristo wese akwiriye kumenya ko Kristo azaza vuba. Umukristo wese akwiriye kumenya ko Kristo isaha ku isaha yaza. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ukwiye kumenya yuko ibyo ukora, amasaha usigaranye imbere utazi umubare wayo, kandi ukwiriye kumenya ko Kristo ubayeho azaza kuguhembera ibyo uri gukora uyu munsi. Amagambo uvuga, ibitekerezo ufite, inama utanga, imyumvire ugendana, byose bizashyirwa ahantu bigenzurwe, birebe ko bikwiye guhabwa ingororano. Rero izi ngororano harimo ingororano z'uburyo bubiri. Ari umuntu wakoze neza azagororerwa, n'uzaba atarakoze neza azahabwa ingororano zihwanye n'ibyo yakoze. Imana yacu ishimwe. Cyakora twebwe abizera Imana dukwiriye kubaho mu buzima twumva ko tubayeho dutegereje ingororano za Kristo, kubera ko kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ubwabyo nibyo bikwinjiza muri umwanya w'abazagororerwa. Aha rero ndagira ngo nkubwire ko nshuti yanjye, nimba uriho ubayeho utizera Kristo, kuko ndabizi ko nawe ushobora kubura ahangaha uri kutwumva, kandi ni nawe ubutumwa buba bureba cyane, menya neza ko imirimo yose ukora udafite Kristo muri wowe ni imfabusa. Ndabisubiramo, imirimo yose ukora udafite Kristo ni imfabusa. Hari abantu bakora ibintu byiza pe hano hanze ahangaha, ugasanga babayeho mu buzima yenda n'abagizi ba nabi mu buryo runaka, bakaba ari abatinganyi, ari abagizi ba nabi, ari abarozi, ari abakera ndetse batanizera Kristo, batamuzi, ariko bakajya bagira imirimo bakora kubera impamvu zabo zitandukanye, ariko twe twayireba twayita imirimo myiza. Ariko imirimo myiza udakoze kubera urukundo rw'Imana ntabwo uzigera uyigororerwa. Imana yacu nishimye. Ntabwo uzayiherwa ingororano. Tuzayihanirwa ariko ntuzanayigororerwa.
Imana yacu nishimwe, kandi dukwiriye kubaho tuzi neza ko ibyo dukora bigomba guhabwa ingororano. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Aha rero ndaza kuza kukubwira ko buriya buri kantu kose nanone ugomba kuzajya ugakora wibuka yuko ako kantu uri gukora ushobora kuzaga kubyara ukarera neza, nabyo burya bizagira ingororano yabyo. Gushaka ukaba umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza bizagira ingororano. Imana yacu nishimwe. Kuyobora ukayobora neza bizagira ingororano. Kuba inshuti nziza bizagira ingororano. Kuba umwigisha mwiza bizagira. Buri kintu cyose Imana yashyize imbere yawe yaguhaye kizagira ingororano. Kwihangana bizasaba ingororano. Imana yacu nishimwe. Byose bizaherwa ingororano. Imana ishimwe. Urukundo rugomba gutangirwa ingororano. Imana yacu nishimwe. N'urwango ruzahabwa ingororano. Buri murimo wose ukora uzagira ingororano. Kristo avuga ngo ndaza vuba. Yesu nashimwe, araza vuba azanye ingororano. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ukwiriye kubaho mu buzima ubizi neza yuko imibereho yawe yose guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru ni imibereho izaza mu ngororano, izatangirwa ingororano. Dore ndaza vuba zanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana yacu nishimwe. Iyi mirimo turimo, ubu buzima tubayemo, aha hantu Imana yadushyize, hari ibintu byinshi Imana yaduhamagariye. Hari icyo Imana yagushyira hano ku isi. Rimwe na rimwe abantu bajya batekereza yuko umuntu akaza akiga, yamara kwiga akarangiza, yarangiza agakora amafaranga, akarya neza, akabaho neza, akigisha abana amashuri meza, akagira gute, akagira ngo ibyo byonyine nibyo bihagije kugira ngo uzagororerwe. Oya, hari ikindi kintu Imana ikuremera kuri iyi si. Hari amagambo meza ushobora kubwira umuntu akamuhindurira ubuzima, ibyo bikaguhesha ingororano. Hari ubufasha ushobora guha umuntu bukamuhindurira ubuzima, ibyo bikaguhesha ingororano. Hari ugusura abarwayi, hari ugusura abari mu nzu z'imbohe, hari ugusengera abantu, hari ukugira gute. Ugomba kubanza kumenya ko ukwiriye kugororerwa ingororano nziza, ukamenya ngo ni iki kintu Imana yandemeye kugira ngo mbereho muri iyi si. Mbere y'iki nzagororerwa iki, ukwiye kuba ubizi. Iri jambo ririho kugira ngo rikwibutse ko ukwiriye kureba nimba ibikorwa ukora bikwiye ingororano cyangwa se buriya hari ikintu abantu basenga bakwiye kumenya ngo umuntu uvuka Imana imuremye ifite ikimuremeye ntagikore ni umunyabyaha kuruta umusambanyi. Imana yacu nishimwe. Byumve neza, umuntu Imana irema imuremeye gukora ikintu ntagikore ni umunyabyaha kuruta umuntu usambana, ni umunyabyaha kuruta umuntu wiba, ni umunyabyaha kuruta ugira. Ni ukuvuga ngo kwangiza icyo Imana yagushyiriye hano ku isi, udakora icyo Imana yakuremeye, bibabaza Imana kuruta gukora icyaha cya kindi twita ngo ni icyaha kibi. Imana yacu nishimwe. Kuko icyaha cya mbere kibaho ni guhombera Imana. Imana yacu nishimwe. Kuba Imana yaragushyizemo umutima mwiza ukaba nta bintu byiza uri gukora. Kuba Imana yaraguhaye imbaraga zo gukora ibintu ntubikore. Kuba hari umuhamagara Imana yaguhamagariye. Hari abantu Imana iba yarahamagariye kugira ngo nimba ari mu kazi ahumurize abantu, niba bajagaraye bavuga ati ibintu turabikora gutya, bavuga ati mutuze, kandi atari umuyobozi wabo, akavuga ati mutuze biraza gukunda. Akaba ari icyo Imana yakuremeye. Hari umuntu Imana irema imuremeye kugira ngo nagira ahantu hari umuvurungano haba amahoro. Hari umuntu Imana iba yaremye ngo umuntu nagira ikibazo amuhamagara, muhumuriza, avuga ati humura, Imana iri kumwe nawe. Imana yacu nishimwe. Ibyo ntibisaba kuba ufite ahantu barizwa, ntibisaba kuba ufite ititiro ufite, ntibisaba ahubwo uri gukora icyo Imana yagushyira hano ku isi. Ugomba kubanza kumenya ko, kandi ikindi ushobora kumbaza uti se ni gute nshobora kumenya ko icyo Imana yanshyira hano ku isi ari cyo ndi gukora? Reka nkubwize ukuri, urabizi icyo Imana yakuremeye kiba kiri mu mutima wawe. Uracyumva iyo wasenze uri mu bihe byiza, cyagiye wowe uri mu bihe byiza byo gusenga, cyagiye wowe wegeranye n'Imana, bya bindi wumva wakora, cyagiye uri mu mwuka kumva ko ibi bintu wabikora, ibi wabijyamo. Ndumva mfite ishyaka ryo kubwiriza ubutumwa, ndumva ishyaka ryo kuririmba, ndumva ishyaka ryo gusura abarwayi, ndumva ishyaka ry'urukundo, ndumva ishyaka ryo gusura abantu b'umuryango, ndumva ishyaka ryo guhamagara abantu, ndumva mfite ishyaka ryo kubaza abantu uko bameze, ndumva mfite ishyaka rya shyaka rikubamo utungukamo. Wumva uvuga ngo nta nyungu nge bimfitiye, kandi ubona ntacyo bikungura, ariko wareba ugasanga uri kubikora. Ndaza vuba nzanye ingororano. Imana yacu nishimwe. Niko Kristo avuga. Izo nizo ngororano aza kugororera. Ntabwo Kristo azakugororera ko wavutse gusa. Imana yacu nishimwe. Ntabwo Kristo azakugororera kuko uri hano ku isi gusa ngo naravutse, ngo nihangane bingerageza. Ni byiza kuko na Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza kuko namara kwemererwa azambika ikamba ry'ubugingo buhoraho. Ariko kwihangana bikugerageza ukora iki? Uri gukora umurimo wawe.
Yesu nashimwe. Uri gukora icyo Imana yakuremeye, uri gukora icyo Imana yagushyiriye ku isi, uri gukora icyo Imana yashyize mu mutima wa cya kindi icyo bita igitsikamutima, cya kindi Imana yateretse muri wowe mo imbere, cya kindi uryama wakumva utagikoze, ukumva ntufite amahoro, wakumva utabwiye abantu neza, wakumva utabwiye abantu, utakomeje abantu, ukumva ntumeze neza, ikintu cy'igitsikamutima cy'umwuka cya kindi kiba muri wowe. Imana ishimwe. Rero iburi iyo mirimo yose izaza. Reka tunavuge, tureke n'ibyo ngibyo by'umwuka, tuvuge ngo no kubyara abana ukabarera neza, ukabaha urukundo rwiza, ukabigisha gusenga, ukagira guti, uwo nawo ni umurimo Imana izaguhembera. Urukundo rwo gukundana n'uwo mwashakanye, mukitanaho, ukaba umumama mwiza, ukaba umupapa mwiza, ukaba umwana mwiza, ukaba umugrandpere mwiza, umugramere mwiza, ibyo nabyo bizaza mu ngororano. Imana izabikugororera. Imana ishimwe. Twige rero gukora ibyiza, kuko Kristo yavuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Uvuga ngo ingororano zirahari. Yaravuze ngo kwa data hariyo amazu menshi, yaba adahari mba narababwiye. Imana yacu nishimwe. Aho tuzaba, aho Yesu mbere ko tujyayo, tuzamaze twinjizwe muri izo ngororano, twambikwa amakamba. Bibiliya ivuga ngo bahinduriye benshi gukiranuka, bazaka nk'inyenyeri, ngo bazarabagirana nk'inyenyeri. Nshuti y'umusaraba, ibyo nibyo bizaduhesha izo ngororano, gukora icyo Imana yaduhamagariye, ariko ukagikora ukiranuka, kuko hari abakorera inyuma ya zero, nabwo bakora badakiranuka, batera mu maso y'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire, ukuboko kw'Imana kubatwikire, kandi Imana mukomeze kuyibona uko bwije n'uko bukeye. Shalom shalom. Dore ndaza vuba nzanye ingororano. Haleluya. Reka twakire ingororano z'Imana twishimye, tunezerewe, kandi dutegereze kuza kwa Kristo. Amen.